Benyiranga zakwanumiye ngaho nshakira iki? Nagushakira iki nagira ngo utumire. Uranumira abonye umugabo. Umugabo nabanyisohoye invitation kugira ku itariki y'ubukwe. Izagera umugabo yarabonetse. Ariko ubona utarinjije. Ntago ndinjije ngo nibwo bugoryo ugira niyo mpamvu waheze iwanyu. Ohiyada ndebe uyu mugabo se nuwo. Nta mugabo mfite ku itariki y'ubukwe nzamufasha wandika amazina nta mugabo ugira. Umva nzashyiraho umukomisiyoneri nshakira umugabo. Mpamvu uzahera iwanyu. Oya. Ubwo nubugoryi. Oya ntago ari ubugoryi. Angaza. Karame. Urahangana no kora iki? Naje gushaka jaride nzakorera muri bukwerega wa muntu. Waje kubona umugabo? Umugabo jaride ni icyo kintu cya mbere n'umugabo azaboneka. Ndabizi neza. Niyo kanzu se? Niyi kanzu. Iyi kanzu niyo mahirwe izana amahirwe niyo bambwiye ni mupfumu yambwiye ngo nye nambara. Kugira ngo amahirwe yo kubona umugabo. Waje gushaka no zakorera ubukwe? Yego. Aho umugabo azaboneka cyangwa ubundi se hambere umugabo mwa? Nje nanshaka umugabo wawe. Ubu se nta ko mfite nyashi. Nyashi ntaziriho. Nta mfite n'agasura keza. Nubwo mfite imyaka 35 ko nekeka nariye neza ko yantaza n'iminkanyari. Byarangiye ubonye umugabo? Joshua. Karame. Umva nta mukomisiyoneri wandangirira itayari nga ndangira wandanshakira umugabo mu byumweru 2. Kandi se kandi wamukora he bambe? Shamba barira nasohoye save the date ikiburaho n'izina ry'umugabo kandi uko byagenda uko kose umugabo agomba kuboneka. Ayiga mana nawe uzabona. Ndashaka umugabo uko byagenda uko kose nshakira umukomisiyoneri nacyo umuhuze nawe ibindi turabyiridiringira. Abakomisiyoneri nzikara abantu bahatari diri zose barazikina nizanye zo kubona umugabo twagira. Kandi suri seriye? Ndi seriye. Ushaka umugabo ntago njya nyine. Ushaka umugabo? No kuri ndashaka umugabo. Ayiga mana. Uri tayari mu byumweru 2 ko tuba dukoze ubukwe. Umugabo mama akeneye umukwe. Nago mama wa nago zamwereka umugabo. Umva niyo yaba ari umugabo uzahagarara kuri stati yo kwifotorezaho gusa. Uzabwire mama wawe. Nta mugabo uzabona. Oya. Nawe uzabona. So. Aha mbanye ni he none? Mbenyirangaza. Karame. Hano nagari heza. Cyane heza cyane. Ahoro se nahawe. Mbego duhumbezi. Wow. Ese sheri. Ahano nahawe. Hose nahanje. Jesus mbega ngo ndigire mahirwe. Mutipa mukire. Nagari heza sheri. Ndahakunze. Ni heza. Niko mwabantu mwe mutafite ubwenge mu mbere mu isambu mukoramo iki? Ibintu numvise ni ibiki? Mumvire mu isambu se nyine. Uramwihorera. Hasoni. Batankubita imihini mbabarira. Rego umuntu aragura mukaza nta soni. Hari ibijumba twasikaje n'injoro. Umuntu yitwaza ikijumba kaza gukura kuza umurimo w'abana. Ese none ubwa mbere wumvishe ko umuturanye ashobora kuza kurya mu baturanyi? Akarya n'ibyo atatetse. Ariko wari. Reka nze nitahire n'ubundi nteye umwaka. Aho basi mbabarira. Mbabarira sho. Nakubabariye. Nimba mbabariye hari ubwiyunge. Ntabwo nemereye. Ubwiyunge bugaragaza ikimenyetso nk'ikimenyetso n'ikinyeka ko wanyimbabarira. Icyo kimenyetso wowe cyo wampaye ikimenyetso cyuko utanze. Wese nimba mbabariye reka ntukagire inzika. Babivuze ukuri koko. Ntukagire inzika. Umuse yegere nicyo kugira inzika. Mubwira kantu. Umugabo bandi gutaha. Ndeba nyine ba romantique ndi. Nagutunga n'ibyo waje utangiye niko. Umugabo. Ngabo ba romantique. Ndashaka gutaha buriya. Nyine bantu ndebe. Nyine ndagira ngo ndumva basi mbabarira. Aparitse mwitwarira nyanga. Uganye nani? Reka nitwara ari. Ndaho kijyane n'iki gisoro. Siwe ntabwo urimo gufata. Biriwe neza. None se twakugana. Wambara imbere yawe. Ndashaka imbere yawe. None se imbere yawe ushobora kuyima. Ndabona nta kintu kwaye. Kandi nani mwaka ngezemo. Nkeneye umuntu nkawe. Nuko ndashaka
uruba uruginjira na nimero yawe wowe ikintu ngusaba nushaka ari guterekana nakwirinda na nimero yawe urama nimero cyane urama nimero cyane urama nimero cyangwa none reka mutiri twebwe iyo muze kubaprochinga kuko twiyoroshya kuko tuvuga kwiyoroshya ubundi ibyo bintu bigize nini turimo tubyishyura niyo mpamvu Yaragaza. Bitese. niye tuzindukiye mwa Kavura ari kwisetsa noneho imeze bite? na nyine nari naje hano mu gikoni nabuze ahantu nahera amazi ni hatari nabuze ahantu nahera ngo nteke Ese ko mbona n'umuriro mbona ntago mwacanye? ntabwo twacanye ahubwo no bahagarare hano twe twimenera habiri Nariye kugura sister abanyangaze ngara bara maza mutanga. uretse arakora wowe yucana Imeze bite so? Ufite sheri. Ku ishuri narabyumvishe bivuga ngo nyanga zari gasigaye gafite sheri. None waba utarabimbwira. Ngo ufite sheri ngo ako sheri wawe ikintu muvugaho ni kimwe. Ngo n'abahingo bamwita ngo fatizo. Nyamba rero njyewe ibyo ngibyo wabyumvishije he aramukunda. none se kamuzuri Ko muvuze ukarakara. kuri inshuti yanjye nagira sheri se bakubwiye Byishe musigaye ufite muri iyi minsi. mbabarira mani Ntabwo yabura ntawe mufite nabikubwiye ahubwo ahubwo tubwire. nyine shane hatari ni hatari mani ntabyo basheri Sharara mufite. Ariko ngano mbabwire. cyadongo ngano. Ngo ni gatoya. akugura umukunzi we nakundana n'umuntu umeze gutyo Uraza ugaca ku mabogari nkatwe. Kajya None se mwana ko ubu dusore nkubwire nakuze ndeba nambaye ubusa nkureba nawe ufite akanyoni kawe katarakura kangana gutya ubu se nabwirwa n'iki niba kangana kuze ntabwo nabimenya kandi nanone iya kabiri nawe mbonye ubwo se nkababwira ukuntu nagira ntabwo ngo nje kukunyuraho umuntu nabonye najya nibuka ukuntu tubaga ibyondo duteretanye nane nibuka ukuntu wajya uri mu twondo uri mu kinago igorori uri mu kubita akamari ariko ubu narakoze mwana ntabwo ari ibya kera ntabwo wowe nubwo wari mwatetse ibijumba none se ibyo birakureba ubundi ugize gute uhise usimbuka ingingo kugira ngeze kuri ibyo bintu ogira cyangwa ufite ubwoba ubundi nta nubwo biranagira nimugura mama yazanye cyangwa n'ubundi kwa kundi kagaragara ariko kakingana usanga imeze kuri tusimbuka aravuze ati nkuzi kera bimeze gutya gutyo ukina amagorora ukiri uri mu twondo ngo isigera ku bijumba wongere kumugabo wanjye komeruka utarateretekaga abasore bose barabiriyeho ubundi ntabwo ntereteka bose baguterese bose ngaho bigerageze unereturebe byarangiwe agasore kangana niyo nakwemera umuntu umeze nkawe ariko umunye n'umuntu uteye n'abahungu wanyuzeho ukajya gukunda agasore ko hirya none se wowe kariya gakobwa kareshya kuri iyi ukunda ko mbese uragira ngo ibyo we mbizane kariya gakobwa kakugera aha ngaha ugenda ureba mu mutwe none niba inshuti yawe ngenda iki cyawe none kuba duturanye turi n'inshuti none se ugira inshuti zingahe kariya gakobwa kakugera aha ngaha warangiza ngo gusa urimo uragenda nimba muri no minsi uri guterura ibyuma urimo uragenda uri bogari pe kurya neza reka njye kurya neza muri iyi minsi ni ruzungu ni ukuvuga ngo wowe uza kunterurira umugore sibyo ntabwo namutera ariko kuva kubwira urarusanzwe abantu bari kuganira waje ukanatsuhuza basi si wanyihakanye se icyo ari cyo ntumvishe nakwihakanye hehe se oya tuvugishe ukuri n'ibi ngibi bajya bavanga rekuraho ugafatana n'imisi usoza iki wavuze ngo kuraho izo ncapa oya ntacyo ubimbwira unyegere utanantera malariya ntabwo byivugiye wumva akavuga ngo ntawe wamubajije ngo
mutagahungu kuruzinga ugenda uzinga usanze uyu nkunda yagiraga byumba sasa agutega kuvuno umujusi uyu mukobwa ntago dutereta urwo rutwa ngara n'uruhaza rwa muteza ngango uraruzana ukaza kundongorera umugore usanze ndi kumurongora uko duturanye kari murakundana kari mushuti wanjye wagituranye yose abantu baturana bari gusura uraza kuvabana n'umugore bro wowe nta gushaka kubaza ngo iyo ni shira umutima hamwe tuze umva wabo tunawe ntumwe gumeze nimba na sheri wawe simbizi yo gashiga amenyo ntago amaze kunyihaka ese yarangaza ntumaze kunyihaka ine wa mugabo mpago maze imese babo uyu nguyu niwe nihebeye uyu nguyu mva n'utuma ndasinzira ziranzandiko ndazica wabutuna we urangize umva mubwire uyu musuti mubi gusa banza wumve banza tuzi mbere yo gufuha banza wumve ko ibintu bimeze ntabwo duteretana kumva umuturanyi wanjye ufata nka sister wanjye nta cyabaye nta n'ikizaba so rero umwana umugore wawe warangiza ukabona wafureshye nateruye se nateruye izana muteruye uteruye ibyuma usanze turi kuganira nk'abaturanyi ubikariso ntiwayikuyemo ayikuramo atamba gendera mane turiyunga ibyo yakoze ntiwanabimenya ibyanyu nta muntu ntabwo yansiga hano musabwe cyo nakubwira cyo reka tujyane gumana boro zawe man gumana boro zawe ariko se kuri kumfata urushaka kumfata ku ngufu gufata ku ngufu se kuri kunkurura ndeka n'ubundi wavuze ko tukinkeneye manda yarangiye ubundi ngira ute nimba mubwire manda se yarangiye mbwira ndi kubyumva ese niba rero dukundana kukineme akagenda ariko se vipi zawe ako wakorokemo wavuze ko utanzi ndakuzi cyane rwose pe my sweet my honey ubwo niwe nansohoye ako ujya woroha ariko se reka nkubaze wowe ubwawe wivugiye n'umunwa wawe ngo ntabwo nkunda ndagukunda n'ukuri kw'Imana ndagukunda maze waje nambaye neza uzakureba ingegera y'umukobwa yarangiza ubu se ziranzandiko wazandikiranye n'ukuri kw'Imana ndagukunda mva niwe musore nihebeye uzi kwambara neza watebeje nk'abasore ba viziyo mva nkukunda by'indani nkukunda byuzuye nizi nakamu sotemu ubu buriya buhungu nibwo wirirwagana nabwo muririmbire ujya harana umuturanyi umuturanyi pe umuturanyi nuza gukurakuza yaraje kureba ko ibijumba hari ibijumba twasikaje n'injoro umuntu yitwaza ikijumba akaza gukurakuza umurimo w'abandi none ubwa mbere wumvishe ko umuturanyi ashobora kuza kurya mu baturanyi akarya n'ibyo atatetse ariko waritse reka nze nitahire n'ubundi unteye umwaka mbabarire sho nakubabariye nimba mbabariye hari ubwiyunge bugaragaza ikimenyetso nk'ikimenyetso rero kinyereka ko wanyibabariye icyo kimenyetso wowe cyo wampaye ikimenyetso cy'uko utanzi mwese nimba mbabariye reka ntukagire inzika wabivuze ukuri koko ntukagire inzika yegere n'icyo kugira inzika nkubwire akantu umugabo bandi ndeba nyine ba romantike ndeba n'agatungane kuko waje utangiye mikoro ngabo ba romantike ndashaka gutaha buriya nyine banza undebe nyine ndagira ngo umuntu basi mbabarire nimba ushaka kutazongera kuvugana ntabwo nzongera kumuvugisha kandi wanyihakanye ku manywa y'ihangu nimba nakwihakanye kuki yagiye nkemera akagenda urambabarira nakubabarira ngaho nyine nyereka kumbabarira none se ikindi kigaragaza ko naguhobeye umubizi ukwitama koko mana y'isi n'ijuru ariko ntabwo uzi ko dusenga none se gusenga ariko mubwiye ngo ume ku munwa nanjye mubwiye kwitama ariko menye umaze kuba igipagani wowe ni hano kwitama ikimenyetso cy'ubwiyunge uracyari umuadeperi buriya none se kumbwiye kwitama nta bidanje gira kwitama ninde yabikwigishije ni uriya muhungu uriya muhungu se kari umwana uriya muhungu naracyari umwana nta n'ibyo azi ni wowe ubizi thank you ndakunda tugenda umuherekeza wambaye ishuri uri mwiza ndero nyine se ubundi imanura ahangaha ko ajya uba romantike koko nasi se wowe wahiyirije
genda nyine umbwira neza ko ushaka ko nkubwira genda umakeya ubu koko ubu ni urugo umvaga abakobwa ubwiza bw'umukobwa ntibubuza kuruha koko nk'uyu mu rugo iwacu bambwira ati kariya gahungu ni kabaringa urambwira ngo ni kabaringa nanjye nkanga kumva uyu mugorera umugore iki aya masaha uri guteka ndateka se ndatekesha iki ndatekesha inzara zanjye ndashira bizi kamambiri zanjye nteke ndatekesha iki saa kumi iki wewe waragiye kurorongotanira wagiye kugwa rwa ntambi ngaho nyereka amahahuzanye da mwese amahaho bayatwara muki nyereka bayatwara mu mufuka wa mbeshu nawe urambiwe kuba muri urwo n'urugo rwanjye nkwirukane none se ntarurambirwa ubundi runo n'urugo cyanigereza cyane ahantu bororera ingurube cyangwa mbibe waje se ngufashe ku ngufu utafata ku ngufu wiyemera niba waraguzaga niba warajyaga gutera utwenda ntago mbizi wazaga kunyereta wambaye neza umeze neza ugaragara nk'umunyamafaranga nk'umutipe umeze neza ngewe urabiza ahantu wankuye ntabwo inkwi ibintu by'inkwi mbibonye n'aha ngaha si kubeshya warangiza ahantu wankuye urahazi warangiza ukaza kunduhisha muri uno muruho wanga ukaza kugira nturya se ninjye se n'iki kiriya kijumba n'impungure njye guhera kwa mbere urugero zose uri wacu imisatsi yaracuramye impungure ukuzitegeta wagira ngo nkegeta uri nyabingi igenda nyabingi ahubwo wari intumbi ushaka no kuzankubita nanafite imbaraga naguceka none wowe ufata ukaza kuntu niba urambiwe rero ntarambirwa sasa rero iki uyu muriro wukuze ikabase ninde wapfuye se bati byagenze bite ariko sanga habaye ikiko numva mwabigize iso nababwire mwatoreye kayitsi ubona ko cyose mwatoreye habaye iki nje nababwire ino mbwakazi y'umugore ukumva rero ko twicisha n'imyotsi ukumva nje ndaje nsanga saa 10 dore saa 10 kelere dore debe saa 10 ntago yari yahishe n'umugore wawe n'umugore wagiye ukagwa ashatse ryari aje gushaka se umeruka duturage uri umusore washatse ryari umurengo uramwishe ngo ntabwo yateka impungure hari mu nzu harimo igikoma cy'amasaka sibyo igikoma cya nta mutirikane irimo igikoma cy'amasaka y'umukobwa nkanjye muri igihe n'igikoma umukobwa cyangwa twangwaga ari igikoma kirimo amata ishuri ariko reze mureka tubafasha basi kumvikana byagenze bite ukuntu byagenze rero nababwiye uyu mugore ntagashaka kubaka urugo ari gushaka ko aguma mu buzima bwo bw'amara we atasiyo reba ko undi ndimi nk'umutekamo wa mutekamutwe we umutekamutwe wowe uri umutekamo usigaye wiba ninaze bize areze no kwiba se mwakumvikana ubundi mwumvikana ahubwo mumbarize asigaye yiba mwumvikana usigaye wiba nababwira neza ko byagenze ubundi hano ari cyane muhaye umwanya nababwira neza nanjye mbone mvuge ese yashakiye mu yihe nzu ko nzi ko nanjye nije kakora kwe niho reka banze yabaza umugabo usaba ushakira umukobwa iwabo witonze none se nagushakye kwa nde kwa mama wawe kwa mama nyine ariko ariko wawe mubaze ntabwo mwitondere byumvikana mureke twumvikane hagenze bite njye rero kambabwira muri gupfa iki mubanze mbere vuba witujyana nabo umugore abanza avuge nawe uratubwira nyuma nta kibazo sibyo uyu mutipe nyisanye hano nikoreraga nifite akazi keza umutipe akaza yambaye neza inkweto nziza ameze neza ubona ko ari umutipe usobanutse kumva umutipe ntibaringa nta n'indwara ko kwishimagira nimba yarazaga akabatira umenya n'ino myenda n'ingi najyaga mbona zo yambaye umenya yarazaga akagutera simbizi nimba yarazaga akabatira umutipe anyishushanya bugera nkomvetse bigeraho reka twumve ankombeka ko ngomba kuba umugore yewe anyakana kavatse ndakamuha nagufashe ku ngufu naguhaye vato yese vazo kubona gakuru umusoro ubikwiye reka kumuvugira mu masamuza kayitse yose reka bavuge yagetse nakavase ndakamuhereza ndatwita maze gutwita umutima urangira ati rero gwira nkujyane nkugire umugore mfite wanjye kumbinya kujya kugira gute nta n'ahantu ho kurambika agasaya ari uri kubyumva niwe kamanza njye mbabwira agahinda kanjye nta n'ahantu ho kurambika agasaya agira none ni n'amatora turaraho niyo mawe uko yadutije wumva rero n'aha ngaha aje asanga ndi kwitotomba niho duhereye dushwana ngaho namwe mumbwire mw'abantu murumva uro mutipa kwiriye iki kuko reka nawe banatubwire twumve ese ubwo ubundi wamushatse umukunzi cyangwa wamushatse ukurikiye ibi nje nari mukunzi uri kubyumva ariko betse twumve usanga ari umunyamakuru reka tubanze twumve reka tubanze twumve ntacyo nababwiye uba witonze nababwiye natubwire ku ruhande rwawe ku ruhande rwawe bimeze bite
umva ngewe ariko urugo nta miserero rurimo abantu bari guserera ni hano ushaka kujya gutuza abantu ukanakubita kanya baranagukubita bari gushaka wamubabaje bakamubaseka gutya kandi urabizi ko leta y'u Rwanda itemera yuko muhotera igitsina gore. oya reka mbabwire ngiye kuntu yarambabaje Umugore wamubabaje mu buryo bugaragara. karakomeye umva ko n'ibintu bimeze Ako atamwihorera. wifata umugore w'abandi gutya ariko uratubwira hato ngiye kuntu ikibazo mfitanye n'umugore kumva uyu mugore agize ko ari mukagata uri kumva Mukagatari icyo wantumbiwe. Ntabwo naraje kugwambasa ntabwo bizi. Ntabwo bizi ujya kunshaka utari. Nawe ndi kukurengera ntago woroshye. Oya reka rwose. Ntago woroshye. Urafata umuntu w'umugabo. Bansebye mpari. Byanyirangaza bansebye mpari. Barabarenze. si wavuze se njye ntiwansebeje nkakureka hasi ubundi umuntu angana gutya ari gutada kwikorera ifusi ingana unabona muzayigeza higi ariko rero ariko ubundi umwana wo mu bakire wazanye banza umurebe. Abona uzamwigondera Bazi kwisibukuruzwa gusa. buretse nyine nanjye mvuga ibyaha uyu mwana uramuzi arawukubita ataramukanya arangije amateka mutuburira. njye ntabwo ariko uburenganzira bw'abagabo ntabuhari birarangiye nyine mujye ku ruhande rw'imbesho nabwo sasa burahari. rero none mwareka nanjye nkabona Ariko ikigaragara cyo uyu mugore uri kumuhohotera. Ariko nawe wivuge twumve ikibazo aho kiri. umugore ariko murapfa wowe ntufite amabya abiri umugore murapfa none se ko uri gushaka kurenganya umugabo ufite amagabo Abagore kari abana beza. ngenda kugarukira njya ukuntu mugarukira ubundi ndavuga ngo agasore katiraririye ni karongore inkumi sibyo sasa nimba waramuterese agakwemera bikajya n'aho atwita bada ihangane emera Ndabandangurere kwa mabukwe rero. urataha ujyana inda none se kandi mutakagenda ngaho yijyana Utagira n'ahantu hava. nimba uzi ko utendo kagenda Aho kwanyu uzi muri iki kinyejana aho uzi umusore ushakira wawe n'intuye. nyine mbakwanyu Nta nubwo ashinga. niba ari Ikintu kigaragaza ko utanashinga rero n'abaringa. Umuntu ushakira iwanyu usaba umva inama nzima umva inama nzima wowe rero niba utanshaka sibyo reka mugire inama zungu tujye iwawe reka mugire inama Katubyoroshye. nimba uzi ko wasabye Katubyoroshye kumva njye mfite moto. ubwo mwanza ko gusaba 500 se arayakura he uyu muntu arafite 500 ikoti si ryanjye namutijije Bamwitonze. Njye nifitiye moto. ikoti ryanjye aratari ushaka kumujyana wowe Nareka kumutera agahinda. ugiye kumutera agapapu akuse mwabuye mute mwawe Njye mfite umutora ndetse ubwo nengura umuturanyi mwiza rero hanyuma se ujya kumutera agapapu se mbese n'injizayire ariko uza mwana afite azamuza udashoboye umugabo utagira amafaranga uriya mwana ntabwo ufite yemerewe azamurera gutunga n'umugore ubundi naho uriya mwana amafaranga afite afite uwo mwana akureho nose azana umwana w'abandi umugabo amuharira abafite amafaranga njye mfite amafaranga ese ndi kumwe namwe arana polisi mutangareta mutware mvuye wazanye umugore urashoboye umwana gutunga w'ubakire umugore uraza urirwa umwiriza twari nk'aya tuje masiko kunga yawe abantu niyo mutajya gutera umwicisha imyotsi ugira ute umwana watetse kuri mfite gaze moto hariya umuzanye guhuha namutwara muziko agenda akabaho neza njyewe uri umuturanyi sinari ndi kumwe namwe imigambi bafite ni ukuvuga ngo genda wowe nagiye ni ukuvuga ngo wowe ushaka kunkura ku biryo yarabana gukora ku biryo ntabwo ari ukugukura none se Ako none oya Eh. umurima narawuhinze umaze kwera sibyo none nawe ushaka kujya kuwuhinga sibyo bivuze ngo ushaka ngo uzajya umurakuriza mu gihe wahinze ntusarure neza njye ntabwo usarurira neza okay ngaho fata genda usarure Sarurire. umugabo utagira amafaranga nta mugore atunga erega ni Mugire erega inama bro umugabo. jya wemera ariko nyine iyo wemera. icyo cyororo Nta kijyane mafaranga ufite nyine icyo cyororo kijyane kandi abafite imwe barya ibihiye nyine Subizi. sinamugoye se nta mutwaye jyana iyo sida umusore wacu umugabo udatunga amafaranga n'umugore numva numva ngo nababaye baramutwara rwose wowe ntabwo wagenda uko nimuba umbafu bebe komanyoko uyu muriro se koko imyambi hasigaye n'imyambi 3 takaze cyamabere ko iki kibiriti cyanyagiwe cyane mama yake na mama ariko se tuvugisha Urabineza amafaranga cyangwa ntabwo yanga. ako tuvugisha uramutse unyishe bakankingura kandi nari nabyara nyine umva Urayampa. tuvugisha ukuri amafaranga yawe narayabuze ariko ejo nzayabona Ibintu ni bibiri rero.
amafaranga cyangwa izi ntoryi zanjye nzijyane kuko urabona inuze yanjye nihiri nuyamena nzabyara gute n'ibindeba urayamana ariko nuri umukobwa tinzamo gato urabizi ukuntu ngiye urabizi wikina n'umuriro utagutwika urumva tugende kwa nyogokuru basinya sabi tugende